byaje kugeraho rero noneho kuba umugore w'uwo mugabo bantezaga inshinge zawo nabo. Reka da. Bantezaga inshinge. Uri umwana? Ku myaka 12 bantezaga inshinge kugira ngo ntazasama ndi mutoya wenda ngo bampanuye nk'isezerano ry'uwo mugabo ngo nzamusazura. Naho kumbi umugabo we afite target singengere nyina azabikorera inyuma yanjye haje no kuza abandi ariko bo bakuze. Noneho bibamo gutyo bangurira igitenge batangiye bangurira amajipo y'abagore mba umugore gutyo mu nzu. Noneho nanjye ndiyakira numva ko ndi umugore. Yego. Numva ko ndi umugore nkaba nzi ngo mu cyumba cyanjye ndahamara iminsi 2 cyangwa 3 wa mugore mvemo wa mugore wundi nawe azaryame. Kandi umugabo akaba ari ubipanga ari nawe ubijya ati umunsi turara yaranaga n'uwashaka. Kuko urumva byamaze kuba ibya rusange ibyanjye bumva ko ari nge mugore nyine uzamushajisha. Yari yarabyemeye kuri umugore none. Mama yari yarabyemeye ari nawe ujya kunshakira ibitenge. Yego. Byose ari ubikora nari mfite igitenge nambara mu rugo nkitwa umugore. Yego. No mu Rwanda se birakomeza kuba umugore? Oh yes. No mu Rwanda byarakomeje kumva. Mu Rwanda siko mutabivuze kugira ngo ubone ubutabera. Nago nagombaga kubivuga kubera ko nubundi wa muco wuko ntagomba kugira umuntu mvugisha hanze wari wangumyemo. Ariko ubwo na murumuna wanjye yaje kubizamo nawaza kuba nkuko nabaga. Aza kuba umugore w'uriya mugabo se? Nawaza kuba umugore we. Kandi mama bishigeke. Noneho wamaze imyaka 6 uri umugore uwo mugabo. Noneho kinini nongeraho bavuze ko ngo bishibumbi 200 na. Yego. Uwo mugabo si mama nta n'ikintu dupfana arayishuye gusa mbona ko uwo mwana agiye mu bibazo. Nta n'ikintu nagombaga kurenza kuko nyina w'umwana yari yabyemeye hemeye ko bamujyana. Tabihorera. Umukobwa ajya muri umunajya ku mugabo. Ajyayo. Urumva mama ngo yari yamaze kumwemerera ko ngo amumuhaye nk'umugore kugira ngo amukure mu bitaro. Aba mugore we uwo mugabo kandi nawe wari umugore we. Kandi narabaye umugore we na mama urumva ko hari aho bahuriye bibi bintu nyine birandenga mu mutwe. Umva noneho ngewe kandi nubwo ari uwo gusa n'undi na murumuna we niko bimeze. Na murumuna we yashatse uwo mugabo w'uyu nguyu. Rwose pe niba uwo mwana ari kumva ari kuvuga umubaze na murumuna we ari mu bwihebe. Sinzi bamubwiye ikibazo nawe yaba afite. Nese ubwo urumva atari ikibazo cy'uwo mubyeyi. Ikibazo giteye ubwoba ahubwo ariko ngewe nabuze ikintu nagikoraho kuko nese niba murumuna wanjye atanyiteza akaba atamvugisha ngo mufatira abana nabi. Nagerageje gufata akagahungu shakisha ukuntu kabaho nako kari kagiye kuba nk'abo. Ubw'amahirwe mbona ahantu gakora naho ko karaho i Kigali. Uwo mugabo wabaye umugabo wabo mugabo wafashe ku ngufu uyu Chantal akaza no kuba umugabo w'uwo murumuna w'uyu Chantal. Ego manisho ibyo sinshaka kubyumva. Nese kubera iki kuki mutigeze mukomakoma ngo uwo mugabo mubwiye muti nyamara ibyo sibyo ni muntu cy'uwo muntu? Uwo muntu rero ngo arakomeye nta n'ubu. Ndi kumwe n'umukobwa wawe witwa Chantal uramuzi? Ndamuzi. Ibyo ntabwo ngewe mbizi. Ntabwo uzi ko yashatse umugabo? Ntabwo mbizi ntabwo muzi. Nta wigeze ubyumva? Oya ntabwo mbizi. Kandi ari umwana wawe mama? None se niba ari umwana wanjye mvuga ibyo ntazi? Okay. Beruka na ryari? Yego. Nakwibwirire nawe. Okay. Sawa urakoze amakuru twifuzaga ubwo twayamenye murakoze. Sawa. Okay. Nuko nyine uwo ni mama wa Chantal ubwo ntacyo tutumvise. Uvi inkuru yanjye.
reka mbwira inshuti zanjye abakunzi ba inkuru yanjye ko mbazaniye TG Automobile. Iyi ni kampani igurisha imodoka zitangiza ikirere kandi zigezweho, zakozwe mu mwaka wa 2025. Bafite izikoresha amashanyarazi 100% ndetse na hybrid z'ubwoko bwose. Iyi uri kureba ni Kia yakozwe mu mwaka wa 2025, indi ni BYD iri mu zigezweho ku isi zikunzwe cyane. Izi zombi rero zikoresha amashanyarazi 100%. Komforo y'izi modoka muntu wanjye ndayigutuye ngutuye no komforo kabisa, uyicaramo ukagira ngo nyine uri muri salo ya danje ahantu heza cyane. Umuziki wazo nyine iyo wumva ari umuziki wakahebuzo, kwa kundi nyine wumva amaufa yo mu modoka ukumva ni ibintu birenze cyane. Uzi ko zifitemo tekinoloji ndetse na system ya AI. Ibaze ko rero yuguze imodoka baguhana warranty y'imyaka 4 yose agashya. Rero kwishyura no kwishyura mu byiciro kandi imodoka ukayitwara, panabye byo kuvuga ngo urishyura mu byiciro ubundi isigara ngaho paka uzayirangizamo. Bagane ku cyicaro gikuru kuri etaje iri ruguru gato y'akarere cyangwa ku cyicaro mu mujyi wa Rubavu. Uzi ikindi kirenze, banakora taxi mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi wifuza mu Rwanda. Duhamagare kuri 0785 08 43 ni TG Automobile, igisubizo wari ukeneye. Ikaze mu kiganiro yanjye, ikaze kuri wowe twumva, ikaze mu buzima. Niba wumva ko ubuzima bwatangiye gusa naho butakureba, butakigira agaciro imbere yawe, no mu maso no mu mutwe no mu mutima wawe, ni ukuri pe butangire bugira agaciro. Noneho ubwo uti nihaye ikaze mu buzima, nihaye ikaze mu kubaho, nihaye ikaze mu kwibanira, nihaye ikaze mu kwikunda. Wikunde, wongere wikunde. Ubwo uti ibi ni bigize inkuru yanjye, ibi ni bigize ubuzima bwanjye, ibi ni bigize igitabo cyanjye cy'inkuru yanjye. We ntufite inkuru yawe, ndabizi ko uyifite. Uzaze uduhamagare utubwire uti ndifuza nanjye gutambutsa igitabo cyanjye, inkuru yanjye, ndifuza ko benshi bayisoma nkuko inkuru ya Chantal nayo tujye kuyumva. Igitabo cye tujye kukibumbura nacyo tugisome. Ariko mbere yaho reka mbaze nkubwire ko utagomba kuvunika ushakisha jardin yo gukoramo ubukwe cyangwa ibindi birori bitandukanye. Nkuzaniye botanic event igufitiye ubusitani bubereye ijisho kandi bwisanzuye, burimo tente zakira abantu bari hagati y'100 na 200, hari n'iyakira benshi bagera kuri 500. Tubafitiye kandi na serivisi zo kubategura amafunguro ndetse naho kwicira akanyota. Twakira kandi abagize ibyago bifuza aho gukorera ikiriyo ku giciro waba ufite icyo aricyo cyose. Twegere tubivuganeho, humura rwose, sibyo? Dukorera ku Kicukiro muri Ziniya ku ikoni ku muhanda wa KK 505 ku nzu nimero ya 2 uva kuri Rwanda X werekeza kuri Bralirwa. Duhamagare kuri 0782 082 5 6. Ngayo nguko nongeye kubwa ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Nitwa Rweme Mbabazi, we yitwa Chantal. Nzamwita Nzitakuze. Nari nanjye mvuga nti iryo zina koko papa wawe yari kwisate koko. Nzitakuze we Karame. Ngo ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Murakoze. Umeze neza? Umeze neza. Ni byiza. Kutakuze mwibwira gute mbere yo kuvuga ku izina ryawe? Ubutanzi ku izina ryanjye mbere na mbere kandivugeho gatoya. Papa yashakanye na mama, babyarana abana 2. Mu mateka numva ko ngo bari abahungu 2. Yego. Baza rero nabo kwitaba Imana. Nuko mama azagutwara inda yanjye, atwara inda yanjye. Yumva igihe cyageze indira avuka mbaho. Mama ati ugomba kwita umwana. Abwira papa tugomba kwita umwana. Papa ati nabo nise ntibabayeho, ati wowe nzabamwita. Yego. Nzitakuze. Ati wowe nzamwitakuze. Nuko ubwo n'ubundi abaganga barabyumvaga, bari ryo zina bandika barenzaho Chantal.
nuko amateka y'izina ryanjye nayo ngayo nzi ko papa atasubiye inyuma ngo akwite ukuze. icyo kibazo umbajije nanjye nakibajije mama ariko nta gisubizo kizima nabonye, niyo mpamvu nigeze mbitindaho narabyiyoreye izina ngo nirikujije. yego ubwo ni iryo ngiryo. nuko ufite inkuru yawe rero y'ibyo waciyemo byagenze gute nzita ko inkuru yanjye n'ubundi kankomereza aho papa ntabwo yigeze akomeza kubana na mama, baje gutandukana mama ajya iwacu ariko twari ngo bato cyane ko ajya iwanyu cyangwa ajya iwabo yagiye iwabo kwa mukuru. yego noneho niho uyu munsi iwanyu mwita nk'iwacu kuko numva narahakuriye. oya ni iwanyu yego. noneho ubwo njyewe negeye hejuru ho gakeya ngira ngo nta n'umwaka nari mfite, mama bayatwaye inda ya murumuna wanjye nawe aramubyara w'umukobwa, aramubyara we cyakora abaho. ubwo kuri papa tuba tuvugana turi abana babiri. yego. noneho twaje gukurira kwa nyogokuru, urumva mama yari akiri mutoya ntabwo yagombaga kuguma atashatse, yongeye ashaka umugabo nawe babyarana abana babiri b'abahungu. ubwo tuba turi abana bane kuri mama. igihe cyaje kugera mama uko yagiye kubana n'uwo mugabo barabanye barasezerana, umva uwo mugabo we yari yapfushije umugore ariko asiga abana. yego. hano rero bo bari bakuru, hari harimo n'abubatse, bumva barabanye hari ibyo bari barashatse. umusaza agira ibyo agenera mama, hanyuma agira n'ibyo agenera abo bana abandi bari bahari. nuko dukura dutyo ariko twebwe urumva ntabwo twagombaga gushorana na mama hajya gushaka umugabo, ntabwo byari gukunda. twagumye kwa nyogokuru turahakurira turahaba, tukajya tuva kwa nyogokuru tukajya kwa mama, gutyo ariko tubaho muri ubwo buzima. rero igihe cyaje kugera mama aho yashakiye hari inshuti yiwe y'umukecuru, ari naho inkuru yanjye itangirira. bari inshuti cyane cyane pe. yego. noneho urumva bari inshuti, ari n'abaturanyi bari bameze nk'abavandimwe. igihe rero cyaje kugera uwo umusaza wo muri urwo rugo ko bari abasaza n'abakecuru bari bakuze arafungwa. afunze aho yafungiwe ahahurira navuga ko ari umugabo, baba inshuti. babaye inshuti, umusaza wumva uko baganiraga bari muri gereza ntawe ubizi, ngo aza kumwemerera kuzamuha umukobwa kuko yari afite umukobwa wigaga, ngo aza kuzamwemerera kumuha umukobwa bafungurwa akazamutunga. yego. rero aramumwemerera, maze kumumwemerera bafunguwe araza aramutunga aramujyana. twe tutaramenya ubwenge ariko n'ubundi iyo nkuru twarayisanze, n'ubundi turandikira tuyisangamo. rero barajyana bajyaniye barabyara, bamaze kubyara babyara umwana wa mbere bashyiraho n'umwana wa kabiri, ariko nabo urebye bakuze nk'uko natwe twakuze, bari bato cyane. noneho uwo mukobwa urumva yaganyiraga mama wiwe, simbizi mama we nawe akaganyira mama, sinzi uko babiganiraga. urumva n'undi wa mugabo yarakomeje aba inshuti y'uwo muryango, mama nawe kuko ari inshuti y'aho ngaho nawe biba gutyo nk'abavandimwe. rero umukobwa aza kubwira mama ati rero ati wanshakiye wansabiye. umva mama yakundaga kwitwa mama Node kuko umwana we muto bamwita Manuel, bamuha akabyiniro ka Manode. ati wansabira mama Node umwana umwe akamfasha kurera, umwe nyine akamfasha ku abana. bari babiri, umwe we yaramwonsaga yakimuto nibwo yarakivuka, undi yari inshoge. noneho mama urumva sinzi uko babigenje, gusa naje kubyisangamo ari njye byagezeho, byaje kurangira ari njye ugiyeyo. noneho baje nko kumfata bafite gahunda yo guhita bajya mu Bugande kuko babaga za Kibungo, ku Kibungo cya Bugesera. ndibuka ko baje icyo gihe babiganiriyeho, twe twagiye ku ishuri. noneho ntashye n'ubuzima twari turimo
ntabwo bwari bworoshye. Twarabyukaga saa 8 z'ijoro tukajya gushaka amazi mu mpeshi, ijerekani twayigurishaga 100, tukagenda dusizama amafaranga nibura nk'igihumbi, ko ngiye muri umunani namaze kugera hejuru nangiye kwikorera ijerekani, ko nabwo ni nkiri mutoya. Bakunda umwana aharara ikintu. Mama abona ko nshoboye kujya nyijyana nkayikurayo, arandika nkajya nyivomesha. Muri umuntu wanjye we yandushaga imbaraga, ko umva yari yarabonye ishoboka ku mubyeyi nk'amashereka akomeye nawe ayibashije. Noneho rero mama mvuye ku ishuri arambwira ati kumuvuga zina nta kibazo ko niryo zina rye, ati tuyisenge, ngo arashaka kujya kumufasha umwana. Nekereje ijoro mbyuka rya buri munsi, nekereje ko no ku ishuri n'ubundi kubera iryo joro ndara imvune zose mba nagize, ndavuga n'ubundi kwigana ntago nabyumvaga. Ndavuga n'ubundi njya ku ishuri nkakubitwa, inkoni zaranyishe, wenda naba nduhutseho gakeya. Ibyo ndibuze kuvuga imbere ntago nari nzi ko nzahura nabyo. Noneho mama ndamugani rero ni nta kibazo, ni n'ubundi kujya ku ishuri ni ukwirirwa ndi gushyushya intebe aho abandi bari bwicare, ni nta kibazo. Mama ati subwo uransiga, ati ubwo uzansiga ubishobore? Ninzabishobora. Ugomba kujya kubase kuri uwo mugabo. Yego. Nari mutoya cyane, ntabwo nari nzi ko kugenda bishobora kumviramo ingaruka cyangwa se no kutagenda, nta kintu na kimwe natekerezaga. Umugore wese yari yagiye? Umugore nyine we bakiri kumwe n'abo bana biwe bari batoya, umva twagombaga kujya kubafasha. Nkabafasha. Yego. Urebye mama ntago yari azi imikorere y'uwo mugabo. Yego. Ntekereza ko ntago yari yakayimenye. Ububi bwe, reka mvuge ko ari ububi bwe, ntago yari yakabumenye. Ubwo ntago turabwumva. Ikomereze. Noneho rero mama ati rero ati ngaho fura ejo bazaza kukujyana. Mvuye ku ishuri neza ikigoroba, nigaga mu mashuri asanzwe ya leta. Ambwira ati ngaho fura ireba imyenda ufura uzajyana ejo bazaza kugutora. Bari buke ariko isabato kuko barabadive. Buracya baza bapakiye ibintu byabo byose. Njye ntabwo nzi ko bahita bajya mu Bugande. Noneho mama ko tugenda tubiganira, hambwira turansiga, aza kubimbwira ko bagiye kujya mu Bugande. Arambwira ati subwo uzajya mu ubu ugiye kunsiga inaha? Nzagusiga pe, nzagusiga. None se niwabibemereye nzagusiga. Ubwo twari twicaye mu mbuga hanze, murumuna wanjye nawe araza, nabo basaza banjye nyine nabo barabazi ko nzagenda bukeye. Babantu baraje, majije kuza wa mugore koko wa mukobwa mbona afite abana 2 bari bato pe. Hano yaragiye atahazi, ntago yagombaga kubishoboza. Nta wundi muntu bari kumwe, kandi waba nta wundi mwana muto wari uhari. Noneho twaragiye, baraje umva ko uwo isabato birirwa basezeranaho. Noneho bageze igihe cyo kugenda, turagenda. Nubundi kuri uwo munsi ko ntago baharaye, ntago umugabo yari burari kwa sebukwe ngo bikunde. Twaragiye turara twambutse, icyakora ntago twanyuraga ku mupaka. Yego. Bari bafite inzira za panya banyuramo, undi uwo mugabo ashobora kuba yarasanzwe n'ubundi izo nzira ameze nabi. Nuko muragenda mu Uganda. Cyagenda tujyayo. Uwo mukobwa yari afite mukuru we washakiyeyo abayo ahitwa Bunyoro. Noneho bo bari bafite target yo kugenda bajya Bunyoro aho ngaho mukuru wiwe, ariko nta handi bari kujya. Baragiye bajyayo, bahabaye igihe gitoya, gishobora kuba kirimo nk'amezi 2, ntago mbyibuka neza. Turahaba, ariko mufasha wa mwana n'urwo rugo nsangana rwo rurimo undi mwana bajya kungana, umva bose ninjye wabagendagamo, ariko nabanyina bahari tugafashanya. Rero igihe kiza kugera, sinzi ko bavuganye nk'abantu bakuru, nyina n'indi mutoya, n'uri birangira naho aho ngaho bagomba kuhimuka bari buhave. Kuhava rero uwo mugabo yaramaze kumenya ko sogokuru wanjye ari mu Bugande. Ahantu ari sinzi uko bakominikanye na mama, arabahuza agenda ari hajya. Sogokuru abari ubakira, aratwakira. Ngezeyo murana ikibazo, ndanarwara, ndaremba pe, ndaremba ku buryo nahumekaga n'urarayipfa kanyumva ko ndwaye, ndi guhumeka nabi. Aho njye nahageze bamajije kutwakira, njye nahise ndyama ngo ndibohe kambe nirambitse.
kumbi ngewe ni indwara iri kunzereramo n'imodoka n'iki ntese ndyama aho ngaho. Byakurikiye sinigeze mbimenya uko bajya hanze kuganira bazi ngo ndyamye ndi kuruhuka, bagiye kumva bumva ndi guhumeka nabi. Sogokuru uti ati wose Chantal uri guhumeka gutyo, baza baje kura basanga umuriro wandenze, basanga narembye bikomeye. Sogokuru ahita njyana ku banasi, hari abanasi, ahita anyuriza igare, afite akagare, anyuriza igare agenda bancungaho, ntabwo nashoboye no kwiryorera. Agenda bancungaho bangezaho, hanyuma barangije bantera imishinge, bantera imiti cyakora iranyorohereza aho ntabashaga kwiyuriza igare, mva hano ndatambuka ngera nka hariya. Turataha ijoro turaraho buracya, amaze atumeze ute nyine nk'umusaza arishimiye kubona umwuzukuru, aranyakira umva arandwaza pe. Noneho uko ngenda mara iminsi marana n'abo bantu twajyanye iminsi, umugabo we yari afite uko ari kubipanga ngewe ntazi. Ntekereza ko hari n'uko mvuga ko yari yamajije no kumpubika ku buryo n'icyari kumbaho ntari kubasha kukivuga. Noneho utari kubasha kukivuga yaguhaga se uduhenda abana. Nyuma naje kugeraho menya ko avura bya gakondo, mbona ko avura bya gakondo. Nabo twari tugiye rwose bameze nk'abakene nabo kwimuka ko hari gushakisha ubuzima bari bariho. Rero igihe cyaje kugera tuva aho ngaho mva namaze koroherwa, umusaza bashakira inzu hafi yo gutya baturanye begeranye, abashakira inzu aba ariyo tujyamo. Yanzu twamajije kuyigeramo ni ikibazo natangiriye guhura nacyo. Tumajije kuyigeramo, umugabo yari afite undi mugabo w'inshuti ye, nakita ko bari bahuje umwuga ariko batarawufatisha. Yarazaga akamwigisha uko agomba kuvura, akamwigisha ndaho ngaho hanze ndi mu bana nyine ndi twibereye hanze cyane. Uwo mukobwa uwo mugore ari we mugore we nyine nkumva ko bari mu byaba ariko amwigisha kuvura, naje kubimenya nyuma. Noneho ikintu cyaje kumbabaza, urumva sogokuru yari ari aho hafi ariko mama yari ari mu Rwanda. Umuntu narebaga hafi ni sogokuru, kandi bari barambwiye ngo ikintu cyose ubonye si ngombwa ngo kimubwire. Barambuza pe, nari wa muntu ugitinya gukubitwa, ibyo ushobora kumbwira ati nuvuga iki ndagukubita. Wari umwana ahita nceceka. Wari imyaka ingahe? Mfite nka 12. Yego. Noneho umugabo byaje kugeraho umva tumaze kuhamenyera, nta kintu nabo bari bafite. Umugabo yaje kurwara, arwara nta kintu gihari. Noneho nkajya njyana n'uwo mukobwa guca inshuro, tugakora, twabona bibiri tukabizana tugahaha tukarya. Ibintu byari bikiboneka, wajyaga no gukorera umuntu akaguha ibyo guteka. Ubwo umugabo tumurwaza gutyo. Noneho uko tumurwaza niko agenda yiyunguka ubwenge bwiwe bw'ukuntu agomba kubaho mu buzima bwe. Numva twaje kuguma aho ngaho, igihe cy'iminsi mikuru kiragera muri Noheli. Sogokuru yishimira ko naje iruhande rwe, ariko bo ntabwo bari bakunze ko ngomba kujya mpura na sogokuru. Muri Noheli rero sogokuru rwose pe aragenda agura inkoko, ari ibyo bita ngo iminyigi y'ibitoki byabo, arabiteka bikora neza. Afite umugore icyo gihe barabikora ngo ashaka kwakira umwuzukuru wiwe. Rero arampamagara ambwira ati uze nkubwire. None ndagenda mbwira wa mugabo, wumva ikintu cyose kwari kumusaba uburenganzira. Mbwira wa mugabo ndamubwira nti rero muze harambwiye ngo ngenda mbwire. Bo bari kuba ko urumva bari begeranye, ntabwo bari kuberwa ko ari inkoko cyangwa ashaka kunyakira. Arambwira ati nusanga ari ibyo kurya ntubirye. Arambuza ati nusanga ari ibyo kurya ntubirye. Naragiye kuko nsanga umusaza bamajije no kwarura biri ku isahani, anegereje ngo dusangire kuko ninjye famille yarabonye hafi aho ngaho. Ndangije ndabiranibuka rya jambo bambwiye, ndavuga ni oya nibarambujije. Ngo kubera iki se? Nibarambujije, barambwiye ngo mutasubirayo. Umusaza asigaye ababaye nanjye ndabibona, n'umusubira cyambabaza.
rero nahise nsubirayo nk'uko babimbwiye nsubirayo. yego Umusaza mu Buganda ahantu ari ni hantu bari bagifite inka yabashaga kurwara bagahita bamuhamagara ngo ngwino ushaka abantu muyirye, nta mafaranga yishyurwaga. Yampamagaraga mu bantu ba mbere, nkagenda yamukuguru yamitako hose akamfatiraho nkajyana nkashyira muri urwo rugo tukarya. Noneho igihe kiza kugera uwo mugabo noneho aza gucunga umugore we, yaragiye kuvoma ndabyibuka. Acunga agiye kuvoma arambwira ati ngwino hano. Nari wa wundi usimbukira hejuru, sinari nzi ibipfa n'ibikira. yego Nanjye ngenda nirukanka ngiye kumva ibyo agiye kumbwira. Ndagenda mugeze imbere arambwira ati ryama aho ngaho. Ahantu yabaga ari habaga hari uburere ari haryamye. yego Ati ryama aho ngaho. Sinabyitaho ngira ngo nyine arashaka ko turyama gusa. Sinagira na kimwe natekerezaga. Ndaryama ati kuramo imyenda. Noneho nangira kugira ubwoba ariko ntacyo ndi bukore. Imyenda nyikuramo nk'uko abimbwiye kuko yashyiragaho igitsure. Nkayikuramo nk'uko abimbwiye. Icyo ambwiye nyine nkagikora. Nuko abamfashe gutyo amfata ku ngufu, arangije arambwira ati ibi bintu nuramuka ubivuze nzakwica cyangwa se uhitemo aho kuba umugore wanjye no gusubira mu Rwanda. Kandi wijyana. ufite imyaka ingahe? Nari nkiri muri 12. yego Yego nari mutoya cyane ko ndumva nari muto cyane. uhitamo ko umugore we? Nahisemo kuba umugore we kuko Ufite nta imyaka burenganzira 12. nari mfite bwo kujya kwa sogokuru, urumva yari yaramajije kumunshaho. yego Sogokuru abirebera aho gusa kandi ntafite n'uburenganzira bwo kubwira sogokuru ibiri kumbaho. yego Arambwira ati hitamo kuba umugore wanjye cyangwa se ugataha mu Rwanda. wagomba kuba umugore wa kabiri? Yego nagombaga kuba umugore wa kabiri. yego nako wabaye umugore wa kabiri? Ndatekereza ndavuga ngo mu Bugande nibwo bwa mbere mpageze, nta burenganzira mfite bwo kujya nibura kwa sogokuru cyangwa ngo nanamubwira ibiri kumbaho. Nindamuka ndavuga ngo nindamuka nemeye kujya mu Rwanda nshobora kuribwa n'abantu mu Bugande ntazi cyangwa nkahura n'ikibazo wumva nta tike yari kuma, nta nubwo nifite uburenganzira bwo nahamagara mama na kimwe nari gukora. Telefone nagombaga guhamagara ari bo bayimpaye. Nta na kimwe nari gukora ngo na mama amenye ibiri kumbaho. Nuko ndatuza nemererwa aje ndavuga ubwo nta kundi. Noneho habigira akamenyero. Najya mbona umugore agiye nkahita mparanira kugira ngo tujyane kuko nzi ko namara kugenda ibiri bumbeho. Nari nzi ko nyine we nawe ntabwo yashakaga ko umugore amenya ko ngiye ndyamana nawe. yego Noneho akambwira ati nubivuga ati nzakwica. Umutima ukanje ariko nkabura icyo nkora. Noneho wa mugore yaza nashaka kubimubwira, umutima ukankomanga ukambwira ngo bazakwica, nkaceceka. Nawe tubana gutyo ntabyazi. Rero kubaho gutyo birangora cyane ariko nta muntu ndi bubwire. Sogokuru nawe akajya ndebera aho atakuzukoranye kanje kari hariya akishima nkabibona ariko ntabwo yabaga azi ikindi ku mutima. Noneho uwo mugabo ntabwo ari inshuti ya mama wawe? Oya ntabwo bari baziranye, urumva yamenyanye nawe kubera abo baturanyi niwe. yego nuko rero noneho igihe cyaje kugera urumva twebwe tujyayo hari inshuti nanone y'uwo mugore biganaga barajyanye basa n'abambukanye mu Bugande. Noneho njye urumva nta na kimwe nagombaga gushyira mu bwonko bwanjye ngo nkingende nzirikana ngo buri iki n'iki cyangwa uyu nguyu naza nzamubwira ibi, ntago nari mbyemerewe. Noneho uwo mukobwa yari afite umugabo babanaga, twese ubwo ngubwo twasaga nk'abari famiye 3. Umva twebwe twari turi aha, musaza ari aha n'abandi bakodesha hafi aho ngaho. Noneho uwo mugabo wiwe yagiraga amahano, uwo mugabo w'umukobwa wundi bajyanye yaje kurwana. Rero arwanye mu Bugande bahita bashaka uwakuzanye, arwanye biba ikibazo.
sogokuru ajyamo nk'aho ari guharanira abana be ngo bareke kurwana nyine bumva yitambitse mu bana bumva turi abanyarwanda hari no mu bagande yagombaga guharanira abana be kandi yari atuzi ajya agiye kwitambika ngo bareke kurwana we agenda yagiye ajyana n'umujinya urumva we yagiye kwitambika nabo baramufata bamufashe nawe yirwanaho afata inkoni akubita umuntu amaraso ahita yirasa mu mutwe noneho bibazo bibimiserero umusaza baramufata uwo mugore nawe wo twajyanye ngewe baramufata n'uwo mukobwa wundi nawe baramufata n'uwo mugabo wiwe bari batangije intambara bose barabafata bajya kubafunga noneho ngewe nasigaranye na wa mwana mukuru w'uwo mugore twajyanye twarasigaranye mu nzu nge nawe turi babiri noneho uwo mugabo yari yarateguye ko tugomba kongera kugaruka mu Rwanda we yaje mbere ntabwo yakundaga ko twese dushorerana kandi twacaga ahantu hatemewe we afata amafaranga we arabanza arambuka afata amafaranga yasigira umugore afite kano gatelefone gato karasharamye gatonya ka mbere abisigira umugore arababwira ati namwe abahigiye cyo bazatahira ati namwe muzatege muza amuha itike yanjye amuhiye amuha n'uwo mukobwa umva umugabo yagombaga kumuta mu Bugande noneho umunsi twari butahireho aba ariho icyo kibazo kiberaho noneho wa mugore yaraje yarataramenya ko ngewe umugabo we amfata ku ngufu araza arambwira ati rero ati fata amafaranga ni telefone ikibazo uzajya ugira ujye uhamagara umugabo we ambwira umugabo we ati ujye umuhamagara umubwire ikibazo ugize dusigara mu nzu ngewe nako kana kari gafite ndibaza ko wenda kari mu myaka 2 cyangwa 1 n'igice niba kari gakuru ko niwe gatangiye guhamagara mama gatangiye kumenya nyina wari we noneho dusigara mu nzu twenyine nubwo umusagokuru bamujyanye kumufunga uwo mugore bamujyanye umugabo nawe yibereye mu Rwanda njye nyine wasigaye ho ngaho ariko umugore wa sogokuru akajya tureberera gakeya ashoboye akadufasha nyine akatureberera ariko n'ubundi tugoma muri yanzu tukajya turaraho twenyine icyiza nuko inzu twari turiho yari ifite imiryango 2 hirya ari habandi ntabwo babukomeye cyane nagombaga kugira kandi urumva nari majije kumera nk'ikihebe majije kumenyera abagande batangiye kunkunda ku buryo namanukaga nkajya mu baturanyi nkasekura ubunyobwa bakampa igiceri cya 500 cyo mu Bugande nkagenda komeza kuba umugore wese kandi we yari yagarutse mu Rwanda ntabwo birangira gutyo ntabwo byarangiye noneho tukagenda urumva natangiye kurwana no gushaka uko uwo mwana agomba kuba hatishwe n'inzara aho tuhihuse yego noneho igihe cyaje kugera wa mugabo aragaruka aza yamenya amakuru ko babafunze yagarutse aje kureba ya mafaranga yasize nanjye ni amafaranga narayafashe ndagenda ncukura hano mu nguni nirimba kanjye kari gatangiye kugenda kazamo gakeya ncukura hano mu nguni nyatabamo nshyira mu gashashi ndayataba nenda hasigiriza neza nterekaho ibintu kugira ngo hatazagira umuntu uza akayanyambura sinari nzi n'umubare gusa wumve ko yari amatike y'abantu bangahe bagera muri 3 n'ibintu baje kubafungura wa mugabo barangira aragaruka barahura nanone bakodesha ahantu ho kuba ariko nsubiye inyuma gatoya bagifunze mama yaje kuza urumva sinzi uko baba iminsi igenda yicuma baje gukomeza kuba inshuti amusaba ko yagurisha ahantu mama yaba ko mama yafite amasambu nyine yibeshejeho nta kibazo afite amusaba ko yahagurisha akajya mu Bugande aho kumba umugabo warishakira amafaranga mama aragurisha amaje kugurisha aramanuka arambuka aza mu Bugande ya mafaranga yose arayazana urumva bamaze kuba inshuti ku buryo yamuhaga raporo zose z'ibyo yakoze kandi umugabo we hari inyungu zindi yaramutegerejemo ya mafaranga wumva uko baganiraga sinabaga mari simbizi ariko byaje kurangira amafaranga ayamuriye majije kuyamurya ariko n'ubundi akomeza ari inshuti ye mama ntago yarabukwaga ikiri kuba ntago yigeraga amenya ibiri kuba nari ntaranafunguka ngo mubwire ikibazo cyambayeho yego noneho
urumva mama we yaraje hahandi twaje kuhava turimuka aho twimutse wa mugabo noneho aba ari haza aje azazanye na mama umva yaravuye mu Rwanda baje bazanye yagiye kumuzana baje bazanye nanjye aho nimutse urumva naratetse ndabitegura nk'umubyeyi ugiye kuza baraza ariko mama ndebye imikoranire afitanye nawe mbona ko nta burenganzira mfite bwo kugira ikintu nashobora kumubwira ko nabonaga ko nimbimubwira n'ubundi arandukira akamubwira ati n'ubundi yambwiye gutyo yamaze kubona ko babaye bahuje bari inshuti cyane ntabwo ndaceceka ndatuza ndavuga ngo reka ndebe aho bizaherera wenda umugore we nafungurwa azabireka umugore we yaje gufungurwa yakomeje kuryamana nawe ku yego yakomeje n'ubundi amfata na mama hari na mama yaraje ari hafi ariko kubera ko ahantu twari turi ntago hari hisanzuye ahubwo we yararanaga na mama indurana na mama uwo mugabo mama wawe se bararaga ahantu hamwe ngiye rumva nari mutoya nkiraranira n'umwana muri salo hari hatoya n'ubundi rero ibyo ntibyahagaze kumfata ku ngufu n'ubundi barakomeje bakajya bahuza urugwiro bakaganira wa musaza ari wese uwo mukobwa n'ubundi nabo barongera baraza bamera nk'aho ari famiye z'uruzero umva famiye wabo uwo mukobwa ari mu rugo rwiwe nanone na mama hamwe n'uwo wundi bafunganye noneho tumera nk'aho ari isheni no bakora akantu ngo barasenga buri kuwa gatandatu ariko atari abadive yego noneho ngewe nkumva bavuga ngo ni abadodiye noneho rimwe umuntu aza kumbaza ngo ariko ngo musenga ku isabato ngo muri rihe torero kuko mutari abagorozi ndagenda ndabibaza ndavuga se nzavuge ngo uzababwire ko turi abadodiye noneho abandi bakajya bavuga ngo se abadodiye ko badakora gutyo umva harimo ubupfumu hari ibintu bitandukanye kandi nta nubwo twari twemerewe kugira izindi nshuti tugera ku ruhande oya ni ubwo ngubwo ni gutyo nta muntu wo ku ruhande wabaga wemerewe kuvugisha mbibamo gutyo babandi batarafungurwa nanone handi twari turi turahimuka noneho tujya aho yisanzuye nabwo arabikomeza kumva twari dukifite uwo mwana nagombaga gukomeza mwitaho arabikomeza nibwo nengeze mu myaka yo kujya mu burumbuke rimwe ndibuka mama twari kumwe ndibuka buri bucyaza naraye ngaragurika we yaragakura ngiye nkarara hasi mama yagakurira ku gatanda hejuru ngiye nkarara hasi ku musambi nyine ariko imbere y'igitanda cye ndibuka njya gufatwa no mu nda mu gihe cy'uburumbuke naraye nigaragura mama arandeba noneho ndibaza mama ko ngiye nyine najyaga numva abandi babiganira uko umuntu ashobora gufatwa yego ase mama ko ashobora kuba abizi ko atari kumbwira impamvu ndwaye mu nda kandi ndi kubabara ndangije ndamubaza ni mbabarira umbwire ni ibiki biri kundya mu nda arambwira ngo ntago mbizi aranyihorera imyaka 13 nari mutoya nari maze kugera muri 13 kuko twazengurukaga hari harehare cyane igihe cyari gishize ari kinini babandi baje gufungurwa bamajije gufungurwa ikintu cyaje kubaho umva buri wese yaje kujya he n'undi ajyahe mama nari ntarafunguka kubimubwira kuko n'ubundi narebaga ko ninshobora kubimubwira arahindukira akabimubwira narebaga umubano wabo noneho batangiye nabo ko ari ikibazo nimbivuga aranyica byanze bikunze nimbivuga mama arabimubwira cyangwa nabimubaze nicwa nkuko yabimbwiye ndabona nabyo noneho igihe cyaje kugera mama aza kubimenya noneho kwa gusenga kwabo aza kumubwira ngo Imana yamuhishuriye ko ngo ngomba kuba umugore we noneho mama abimenya gutyo arabimubwira amajije kubimubwira mama nawe ntiyabirwanyije ahubwo yaramushyigikiye nakosa nkakubitwa nagira icyo nkora noneho bari bafite akantu ngo ko gushaka amaturo ngo kuko ngo nakoze ikosa ngo agomba kunangira ituro akamubwira amafaranga mama akajya guhinga kuko yandi yo yari yaramaze kuyamara
akajya kandi nabwo kuyamara niwe yari yarayamariyeho, akajya guhinga tukajyana, kumenya 13 nenze guhinga twarajyanaga, agafata ikiraka tukajyana ngo turi gukorera amafaranga yanjye kubera ko nakosheje, tukayakorera tukazana tukamuhereza. Umugabo agenda akira tumureba kandi twaragiye mu Bugande nta kintu afite. Rero turakora, mama akavunika gutyo nanjye nkavunika, noneho nta n'umwenda nshobora kugurirwa, ahubwo baranguriye igitenge ngo nambare nk'umugore. Imyaka yari ikiri muri 13, noneho ndi gusatira 10. ubu umugore byeruye? Mbu umugore, ariko nta n'umwe muri karitsiye ushobora kumenya ko ndi umugore w'uwo mugabo. Nari umugore mu nzu. Wa mugore yarabyukaga nawe yaje kubimenya, kuko barumva bamaze kubivuga nk'ababihanuye, bati babandi bose barabimenya bo tubana kamvuge groupe imwe. Barabimenya, bamenya ko ngo ndi umugore watanzwe n'Imana isezerano ry'uwo mugabo, ngo bampanuye nk'isezerano ry'uwo mugabo ngo nzamusazura. Naho kumbi umugabo we afite target, singengera nyina azabikorera inyuma yanjye, haje no kuza abandi ariko bo bakuze. Noneho bibamo gutyo, bangurira igitenge, batangiye bangurira amajipo y'abagore, mbu umugore gutyo mu nzu. Noneho nanjye ndiyakira, numva ko ndi umugore. Yego. Numva ko ndi umugore, nkaba nzi ngo mu cyumba cyanjye ndahamara iminsi 2 cyangwa 3, wa mugore mvemo, wa mugore wundi nawe azaryame. Kandi umugabo akaba ari ubipanga, ari nawe ubijyaho ati umunsi turara, yaranaga n'uwashaka. Igihe cyaje kugera icyakora, nkeka ko we na mama baje kumera nk'abagabanyije, baragabanya, ntago nongeye kujya mbibona, kuko urumva byamaze kuba ibya rusange ibyanjye, bumva ko ari njye mugore nyine uzamushajisha ufatanye. Noneho umugore nawe arihangana, kuko nta kindi yagombaga gukora, umva byari isezerano, kandi bo babyitaga ngo kari uguhirimbana, ko agomba guhirimbanira kuzabona ubugingo atagushijwe nuko ngiye nabaye mukeba wiwe. Ubuzima tububamo gutyo, turahangana, turabuhanganira. Noneho igihe cyaje kugera tugaruka mu Rwanda. Twari byinshi nasimbutse, twagarutse mu Rwanda tuzahara Nyagatare. Ubuzima nakomeje kubamo, mva ntangiye kugera hejuru, ndi muri 15 twaje kububamo. Noneho ndangije ndeba ibintu biri kumbaho, ndeba ukuntu mama bishyigikiye, ndeba uko. Noneho tukiri mu Bugande, nsubira inyuma ho gatoya, hari ikosa naje gukora nanjye ntibuka, ariko ntiryari ikosa. Ni kwa kundi umuntu aba gushakaho impamvu. Noneho uwo mugabo ategeka mama ngo kagomba kunkubita inkoni 100. Yego. Ndatuza, ndaceceka, ndabyakira, mbana nabyo gutyo. Tugaruka mu Rwanda, noneho tujya Nyagatare. Nyagatare tubayo. Igihe cyaje kugera, noneho ntangiye gukura, ntekereza noneho ku buzima bwanjye. Ndavuga basi iyo nza kugira abasaza banjye batarapfuye, ntabwo ibi byose biba biri kumba, wenda hari aho baba barandwaniriye ntibibeho. Yego. Njya mu cyumba ndarira, ndavuga Mana, basi wampuje na papa, ko wenda papa abashije kumenya nk'umwana we ibi bitakongera kumba. Ndarira pe, ndavuga ngo nshaka papa, ariko nta muntu nabibwiraga, nibura ngo abe yanabimfashamo, nta n'ikimwe nagombaga gukora. Rero ndihangana, n'ubundi naragenda nkarira, nkihanagura, nkasohoka ndi guseka, nta n'uri bumenye ko mvuye no kurira, cyari ikibazo mbanje kugira mu nzu. Asohoka ndi guseka, bikandenga. Noneho mva ntangiye kumenya ubwenge. Twageze mu Rwanda, noneho turi iwacu, hagiye naranaga na mama. Noneho najya ndyama inyuma ya mama, nkabitekereza, nkabikurura, nkarira, ariko ntabimenye. Nkarira ku buryo atari bumenye ko narize, kandi muri inyuma ku buriri bumwe. Rero igihe kiza kugera, ndavuga ibi bintu wapi pe. Mva mu rugo rwihishwa, ndabacika, ndagenda njya mu murenge wa Rukomo. Mba n'ubundi naho twari turi, ariko njya mu isantere ya Rukomo. Ndavuga nta kundi nabigenza kugira ngo mve muri ibi bintu, ngomba kujya gushaka akazi ko mu rugo, nibura nkaba mbicitseho.
nkomanga ku rugi rwa mbere bakamakanira, meze nk'aho karitsiye yose nayihetuye nta muntu umpaye akazi. biza kurangira se wa mugabo bicubye? Ntabwo byarangiye. Wa mugabo n'ubundi umva ko nari nabacitse, naragiye ahantu banyemereye akazi. Arambwira ati genda ujye kuzana imyenda noneho uze ukore. Naragiye nabwo imyenda nyitwara rwihishwa. Mpageze mama urebye yaje nkurikiye ko yaje kumenya aho nagiye. Yego. Yaje nkurikiye bamaze kumbwira uko ngomba gukora nyine buri kimwe, nari narazingamye ntamenya ko iyo myaka nyifite. Umva nawe kukama kwari kugira ngo wenda mbe ndi mu rugo atagira n'uwakiba. Mama yaje nkurikiye aragenda arababwira ati reka mbabwire, umwana wanjye muraramuka mumuhaye akazi. Ako kanya nari mbaye umwana. Ati muramuka mumuhaye akazi ejo akazagira ibyaga gashya cyangwa akagira ikindi kibazo, ati muzabiryozwa. Abantu bagira ubwoba, barambwira ati rero mama we yakamejeje ntabwo twaguha akazi hano, mama we atabyemera kandi yamenya aho uri. Ati taha. Ndataha n'ubundi biba kwa kundi nkajya nsimburanwa n'uwo mugore ku buriri, biba kwa kundi birakomeza. Cyaje kugera nanone ndongera. Yari yarabyemeye kuri umugore none? Mama yari yarabyemeye, ari nawe ujya kunshakira ibitenge. Yego. Byose ari ubikora, nari mfite igitenge nambara mu rugo nkitwa umugore. Yego. Rero nta muntu n'umwe yemerewe kuvugisha ku ruhande uretse abo bo mu rugo. Numvugishije ubwo naratojwe ko ngomba kumwihorera, nkamwihorera nkacaho nkagenda. Yaba umusore yaba umubyeyi yaba umugore we. Uwo mugabo yakwitaga madamu uri akana kangana gutyo? Yampamagaraga mu izina. Ese yari kuvuga ngo iki? Yampamagaraga mu izina. No mu Rwanda se birakomeza gukomeza ko umugore? Oh yes. No mu Rwanda byarakomeje kumva. Mu Rwanda siko mutabivuze kugira ngo ubone ubutabera? Ntago nagombaga kubivuga kubera ko n'ubundi wa muco wuko ntagomba kugira umuntu mvugisha hanze wari wangumyemo, kandi ntago nagombaga kubivuga kuko urumva ninjye wari kugirwaho n'urubanza. Nari ntariyumva ko nshobora gusohoka nkajya hanze nkaba umuntu nk'abandi. Noneho rero aho mu Rwanda aho twageze kugira ngo mfate umwanzuro noneho kwava burundu, twajyaga guhinga tukagenda mu gitondo saa 11 tukagaruka nijoro. Harwe nahembwaga 2,000 ari babimpembeye mama gusa, atari uko nashoboye kubikorera. Ariko ntashobora no kwigurira n'umwenda w'imbere, nkaza yose uko nyakoreye nkafata nkaheza wa mugabo. Mbona ko ari imvune zizangiraho ingaruka kandi nta n'ikintu nzimarira n'abo bantu, nta n'ikintu bamarira. Mama ubwo yarasigaye inshuro akazana akamuhereza inkoko nziza, niwe wari uzi kuyirya yavuye mu maboko yanjye cyangwa ya mama. Kandi yayirya n'urubyaro yabyaye ntihagire n'uryaho nibaba na rimwe, akaba ari ubyirira byose akabirangiza uwo mugabo. Ndabireba ndavuga ntago ibi bintu nabishobora. None ndongera ndabacika njya muri Nyagatare. Ngeze amahirwe ho mbona akazi, maje kukabona maje gukora nk'ibyumweru nka 3 mburuko icyumweru kimwe ngo mpembwe. Ndavuga ndekereza kuri mama, ndavuga mama ntagaza ahantu ndi, arahangayitse, reka muhamagare base mubwira ahantu ndi abahazi. Ndamuhamagara, nkimuhamagara si we nyine watinze kumva mubwiye ahantu ndi, ese abwira wa mugabo arangije barazana aho barahankura. Bahankuye ndataha n'ubundi ndongera nsubira kuri rya kosi ryanjye nkajya n'ubundi ariko akundi nsimburana n'uwo mugore ukomeza n'ubundi burakomeza. Rero mama aravuga ati menya bararebye bakabona ko uko nkomeza kugenda mbacika ishobora kuzabagiraho ingaruka simbizi uko babitekereje. Ariko ubwo na murumuna wanjye yaje kubizamo, nawe aza kuba nk'uko nabaga. Aza kuba umugore w'uriya mugabo se? Nawe aza kuba umugore wiwe kandi mama bishyigikiye. Noneho njye narabirebye ndavuga oya, uko mama ahamagara murumuna we uba mu Bugesera ariyo kavukire, aramuhamagara arashatse afite umugabo, amubwira ati Chantal yananiye ari kugenda ngarashaka akazi. Ntago yigeze amenya ibyambayeho cyangwa bimubwire, ntago bari bazi icyo tubaye cyo aho ngaho. Ubwo mama byageze acika ku muryango we neza neza na nyina wamubyaye ntaba kimuvugisha. Hagira umubwira ngo tugiye kuza kugusura, agahita amujijisha cyangwa agahita avuga ati nibaramuka baje nzakinga basange ntahari cyangwa telefone nyikure ntibazamenya aho ndi.
bari yaramuciye ku bantu bose bari bamaze kuduca ku bantu. Noneho aramuhamagara amubwira ati rero Chantal yananiye atari kujya gukora akazi ko mu rugo, none nawe kubera ko ukoresha abakozi aho kugira ngo ajye gukorera abandi, reka azagukorere niyo wamuhemba makeya ariko muri kumwe ari iwabo mu maraso yiwe. Murumuna wiwe arabyemera, bamatike, baje ku matike ndagenda mama bayuhirije mama barayama. Noneho bayama atavunje. Nagombaga kubyuka nambara ya jipo yanjye y'abagore bari banguriye, yari jipo y'amadindi igira hasi, niyo n'imwenda nagiraga, ngombaga kubyuka nkayambara nkaba ariyo njyana. Bari baranguriye inkweto nazo z'abagore imiguru 2. Noneho imiguru 2 bamaye amafaranga, ndagenda ngeze hirya ndatekereza amafaranga muri Nyabugogo bavuga ko biba, ninyatwara nkahereza ntago bari bungarurire. Nasubiye inyuma ndagenda ndababwira mu mvunje, uwo mugabo yaga afite amafaranga, mu mvunjire mu amafaranga avunje ariyo njyana. Naragiye inkweto iba ifite imiguru 2 y'inkweto, umwe barahagaze bajya inama, mama wunkuzamo bahagararanye mu ntoki hamwe, arambwira ati rero ati izo nkweto zisige. Bazinkuzamo kubera ko nishakira amahoro, narazisize ndagenda njyana inkweto zimwe nanone abari zo ngenda nambaye ndabibasigira ndagenda. Noneho murumuna wiwe yari yabyaye ari kuri ADPR Nyamata, naragiye abariho mpitira na nyogokuru niho yari umurwaje, barandebye bankubise amaso bararira, bose bararira. Ako kanya bahise bamagana mama baramutuka bamubwira nabi, birarangira. Uwo mugore uwo murumuna we wari we mama acaza kuntora, turagenda baranyondora, baramfashije, ubuzima bwanjye burongera buragaruka. Murumuna wanjye nawe aba yatwaye inda, yakoraga we yaje mu kazi ko mu rugo kera, ngo ngebwo naruhanaga na mama gutyo, we yari ari mu kazi ko mu rugo i Kigali. Rero aza kugira umwaka atwariramo inda. Uko wa mugabo muri Kigali atwariramo inda. Atwaye inda arampamagara arabimbwira na mama arabimenya, nako yabibwiye manje nta telefone agiraga, abibwira mama nanjye mama arabimbwira, indabana nayo gutyo. Gihe kigeze cyo kuvuka arataha ajya kwa papa, kwa mukasi. Papa yashatse ndi mugore atajya kwa papa, baramufasha. Gihe cyo kubyara kigeze ajya kwa muganga. Impamvu mbivuze nabyo birimo inkuru ijyanye n'iyanjye, zose birajyanye nayo iyanjye irajyamo. Noneho afashwe byo kubyara bamujyana kuri centre de santé, baramupima babona ko atamwibyaza, yari munini mu nda, bamuha transfert muri Nyamata. Ngiye urumva nari nkiri kwa mama wacu. Ntabwo yarakana ubwo we, ntabwo yari muto yakiruka nawe. N'ubu ngo baranduta duhagaze ntiwamenya kare. Ndavuga mu myaka turushanwa umwaka umwe. Yari mukuru ngiye muri 2019. Mama amaze kurenza imyaka 18. We ko yarakirimo. Shaka yarakirimo ko ngiye ndi muri 19. Rero arafatwa ajya kwa muganga, ageze muri ADPR biba ngombwa ko mukase wamujyanye agomba gutaha akajya mu rugo agasanga urugo n'abana. Aramamagara ambwira ati rero Chantal, dore murumuna wawe ameze nabi kandi bamuhaye ibitaro, nanjye mfite umwana mu rugo urwaye, nago biri bukunde ko mwicaraho hano no mu rugo barwaye. Ati hubwo we yaranje ushaka ukuntu umusigareho njye kureba abana mu rugo. Umwana ari mutoya cyane, ntago nari wo kujya kurwaza mu bitaro, kandi hano yarari umva famiye yose Bugesera nihiri, hari n'uwagombaga kujya akaba yamusigaraho. Noneho njyewe ngize ngo nasaba uburenganzira njye kumureba, barabyanga. Umva yari amaze gusigara mu bitaro wenyine, barabyanze. Bamajije kubyanga ndareba mbona nta kundi ngomba kubigenza, nabwo uyu niwe muvandimwe mfite uko byasa kose, reka murwanira intambara, niwe w'amaraso mfite, aje atazavuga ko namutereranye kandi tuvukana. Ndwana intambara y'inkundura mama, noneho nawe abyivangamo. Murumuna wanjye ntarangamuntu yagiraga, nta mituweli, nta nubwo yari yarapimishije. Byari ibibazo. Mama arababwira ati mureke mbabwire nimwemera Chantal ko ajyayo. Baramufata, bamara kumufata bamugwatirize, azabere yerekana aho mutuye mujye kwishyura ibyo bitaro.
umva mama nawe ntabwo yaramufitiye impuhwe nk'umwana we. yego Ati murajya kwishyura ibyo bitaro. Urumva nta na kimwe yakoze mu gisabwa ku mubyeyi, ni amafaranga menshi, ni 100%. Nabo barabireba barabyumva bambuza kujyayo, ku buryo bambujije no kumugemurira. N'agahinda karanyica, ndamubwira ni rero, mbwira mama wacu, ndamubwira ni rero reka mbabwire, uriya ni murumuna wanjye uko byagenda kose ngomba kumwitaho. yego Ndamubwira nabwo ntiburampa ibyo kumugemurira. Yari afite umuceri mu nzu ndibuka, yaragiye ajyana agakombe katangana n'akahari, ngira ngo urumva wa mubyeyi we yarongeye aragaruka amuguma ko ntabwo yari yamujyanye, ntabwo agombaga kumutererana mukaso. yego adaha agaceri, mbona kari gake nta kintu kabamarira ari babiri. Ndamubwira se ubu uyu muceri urahaza abantu babiri? Yambwiye ngo nsekure n'isombe, anyuma n'ibiceri umufuka wari ukigura 700, anyuma n'ibiceri byo gushiramo nibura ngo ncire umubyeyi yari yabazwe, ntabwo yagombaga no kurya umuceri, ariko uwo muceri nagombaga kuwakira. Ese kari gake karabahaza abantu babiri. Arambwira ngo genda ugemurire murumuna wawe mukasiko ntabwo ari njye umugaburira. Ntugera se none kari umurwaje, urumva ndashyira abantu hakarya umuntu umwe kandi ari babiri, ibyo ntibindeba. Nari yaranje mpamagara mama wacu uri Kibungo, ari we mukuru wabo kuri bo. Arambwira ati reka nshaka ukuntu mbigenza, ndebe uduceri nkoherereza wiyaranje. Urumva baranyeje ibiceri bitagera mu 5,000, ndiyaranje nanjye ndagenda haha ndateka, ndagenda banyima ibisorori byo kujyanamo ibiryo. okay aho tuhihutishe rero nsimbutse byaje kurangira murumuna wanjye abyaye, abyara umwana. Papa we twari turimo tuvugana kuri telefone, umva ningewe byaje kurangira ari njye ugiyeyo, ariko mu kujya mama wacu yambwiye tujyane n'ibyawe ntungarukiraho. Umva we yari ari ku kazi ndi mu rugo, nga tujyane n'ibyawe ntugaruke. Noneho byanjye koko narabijyanye, ndagenda njya kurwaza murumuna wanjye mu bitaro. Mama ababonye ko muganjije imbaraga mutsinze ngiyeyo, arangije noneho wafata wa mugabo abimwinjizamo, sinzi uko babivuganye. Wa mugabo amwemerera kuza kumukura kwa muganga, aturutse Nyagatare aza kumukura kuri ADP n'imodoka. wa mugabo wanjye ikamvuge ko yari uwanjye. Yari afite imodoka, mva twari tumaze kumugeza kuri byinshi kuko twarakoraga. Ari uwo muryango wo kuri uwo mugore wiwe warakoraga, umuryango wanjye warakoraga, nanjye nkakora. Yari afite imbaraga zimukorera kandi zimuhereza. Yatangiye maze kugera ku modoka, kuko yitwaga se ngo ni pasiteri mugomba kumutura. Sinzi niba ari na pasiteri, yari umupfumu. Nta bupasiteri tumuze ngo tuvuge ngo uyu ni pasiteri, ntabwo nari simfite uko navuga uwo yari. Noneho afata imodoka, afata umushoferi wiwe, baza kuri ADP Bugesera Nyamata. Noneho njyewe bazikinnye na murumuna wanjye ntabizi, baramwinjiriye bamwemeza ko agomba kujyayo, njye ntabyo nzi kandi ari njye turi kumwe. Ugasubira ku mugabo we baramwinjiriye nyine bamwemeza ko agomba kujyayo. Ajya he? Kuri uwo mugabo. Yego asubira Nyagatare, ariko niho bari naho nanjye ni naturutse. Noneho ntiyabimbwira, mwana nkajya mbona aribeta kuri telefone nkayiberwa ibyari ibyo, ariko ndabikeka kuko urumva amarere yabo yose n'imitwe yabo nimaze narayimenye, imikorere yabo yose nyiza, ndabikeka. Ndamwicaza ndamubwira numva nkubwire ibibazo ngewe naciyemo ndabizi, ikindi kandi bari abantu uko bakora ndakuzi. Uranamukufasha. Umva papa w'umwana wamuteye inda yari yaramwemeye, yarampaye n'amazina ngomba kwita umwana mu gihe njya kubarisha cyangwa kumwandikisha n'irangamuntu yiwe. Noneho ndamubwira uramukujyanye uyu mwana w'abandi akazagira ikibazo ntuzandirire, kuko nabimubwiye byarangiye bimubayeho. Ntuzandirire. Ya modoka ngewe narasohotse ngiye nko ku marembo, sinzi icyo nangiye kumuzanira ntibuka. Ya modoka ko nari nyizi mbona irinjiye, irinjira mu bitaro. Mama we barahageze
umugabo ahita amuha raporo amubwira ko bahageze. Noneho mama arampamagara arambwira ngo uri hehe ko naje kubareba ngo unyereke icyumba Mariya arimo. Amuvugira mu izina, ngewe ndamwihora, sinamubwira ko nabamenye nababonye gusa, ariko ngewe kuko yari yinjiye nkireba ndamwihorera. Mama nyine mbona ko ari kumbeshya, ndamwihorera. Mfite impano yo guceceka, ibyo mbonye sinapfaga guhita mbivuga, nkaceceka. Barinjira, wa mugabo ahitaza ya mazina wa papa w'umwana yamaye arayahindura. Umwana ahita amwiyandikishaho amugira uwe kandi atari uwe, kandi se w'umwana atamuhakanye. Ibintu byose barishyura mu bitaro. Numvishije ko ntago bambwiye amafaranga yishyuye, ariko bavuze ko ngo bishyuye 200 na. Yego. Uwo mugabo si mama, nta n'ikintu dupfana, arayishyuye. Gusa mbona ko uwo mwana agiye mu bibazo, nta n'ikintu agombaga kurenzaho kuko nyina w'umwana yari yabyemeye, yemeye ko bamujyana. Tabihorera. Umukobwa ajya murumuna ajya ku mugabo, ajyayo. Urumva mama ngo yari yamaze kumwemerera ko ngo amumuhaye nk'umugore kugira ngo amukure mu bitaro. Aba umugore we uwo mugabo, kandi nawe wari umugore we, kandi narabaye umugore we. Na mama urumva ko hari aho bahuriye. Bibi bintu nyine birandenga mu mutwe. Umva noneho ngewe baraje umwana wa mugabo yese amutwe kugira ngo banyemeze. Yafashaga hari muri covid, muri guma mu karere. Ntumbaze naho yaciye, afata agapfukamunwa gasa n'imyenda yari yambaye arakamwambika umukobwa. Barangije baranyihora, bankatagaho gutya gusa, bakora ibyabo bakora ibyabo. Umushoferi ko yaranze arandeba arambwira ati se woye kutinjira mu modoka ngo dutahe. Ndamubwira ni ngewe se, oya ngewe wacu ni mu Bugesera, si mu Mutara, mwebwe mugende ntaribe. Ntago yanagombaga guhita mubwira ibyo byose. Baragenda, nsigara mu bitaro. Ni izina ry'Imana nasigaye ntazi aho ndi bujye. Aho nari namaze kuhava kubera uwo mukobwa, nawe ntabye mu nama, nta handi hantu ndi buhamagare. Ntago nsigara mu bitaro meze cyane, maze kuba nka saa 12 z'ijoro. Ndavuga se ubu ndarara mu bitaro, ndavuga ko ndwaje nde. Nazengurukije imitima na byancanze. Ku munota wa nyuma mamagara mama wacu ndamubwira rero mu bitekereza byose, ndamubwira Mariya baramujyanye, kandi ubwo bamujyanye ngewe nsigaye mu bitaro kandi simfite aho ngiye kujya. Ambwira ati baba we, ati se ubu ndabigenza nte. Ahita ahamagara musaza we ari we Mujyomba, narangije arabimutekereza. Ambwira ati ntaribi, uwo mwana naze aba ari hano, ko byasa kose ni uwacu, naza aba ari hano. Yamaze kuba saa moya, ndagenda njyayo, aranyishyurira moto, ngezeho nka saa 3 narengezeyo. Umwana koko nkuko nabimubwiye ntiyamaze n'iminsi 3. Umwana baragiye. Ikintu cyaje kumbabaza cyatumye numva nshaka no kutangaza iyi nkuru, umwana yaje gupfa. Inde murumuna wawe? Oya, umwana w'uwo mukobwa murumuna wanjye. Gupfa kwiwe yarapfuye, barabimpisha. Iwabo wa mama ntibabimubwira, ntibabibabwira, nta hantu na hamwe babibwiye. Umwana yaje gupfa. Noneho mu mudugudu mu Isibo banga kumushyingura. Banze kumushyingura bibazo ko baragiye bamubika mu nzu, ntawe wigeze amenya ko uwo mwana hari. Ahubwo babimenya ari uko umwana apfuye, umva batangiye gutabaza. Mu mudugudu banga kumushyingura, bajya ku kagari naho gitifu araza arahagera, banga kumushyingura kugira ngo bamushyingure uwo mugabo yatanze ruswa. Noneho ngewe ibyo byose ntago nari nzi biri kuba. Ahubwo umunsi yapfuyeho se umwana yiriwe ampamagara cyane gashoboka pe. Arambaza ati Mariya ko namuhamagaye akaba atari gufata telefone, bimeze bite? Numva umutima urandiye. Nanjye mfata telefone ndamuhamagara, ko nari maze kugira agatelefone, ndahamagara bose mbatesha umutwe. Noneho wa mugabo aza kunyitaba, arambwira ngo Mariya ngo arahuze, ngo ndamuguha mu kanya. Kumbi izo rwaserera zose nizo bari mu mwana yamaze gupfa, nta nubwo banabimbwiye. Yego. Noneho ngewe urumva narahabaye n'uwo mugore nabo bari baramaze gutandukana. Umugore we wundi mukuru twagiye tujyanye, ngewe yari inshuti yanjye, nubwo twabaga muri ibyo bibazo, ariko yaje kuba inshuti yanjye kubera ko nta ruhare yabigizemo, nawe ntiyarazi ibiri kuba, kandi yagombaga kubyakira nk'ibintu byo mu muryango. Arambwira ati rero
hari umuntu umpamagaye arambwira ngo mu rugo ngo hari umukobwa ngo wari uhari ngo wapfushije umwana. Tekereza abantu kugira ngo umuntu apfe simbimenye ndi mukuru we iwabo kwa nyogokuru ntibabimenye, hagira umuntu n'umwe ubimenya. Umugabo arakomeza ntesha umutwe ari we se w'uwo mwana. Ndavuga ni rero reka nzi nshaka amakuru ndakubwira. Kumbi nawe amaraso ye byamajije kumuzamo ko umwana afite ikibazo. Noneho byize saa moya menya ko umwana yapfuye, ndamuhamagara ndamubwira rero impamvu Mariya atari kwitaba umwana we yapfuye ariko nanjye mbimenye none ntago nari mbizi. Noneho sasa birandya muyomba arambwira ati hangane kuba batabikubwiye buriya bafite impamvu bihorere, kandi umwana niba yapfuye yamajije gupfa nta kindi cyo gukora wabona. Ahantu uri ni kure, ufite uburenganzira bwo kugerayo, bihorere. Mpamagara kwa nyogokuru nabo ndabibabwira barikanga, mutarumva ko nabo ntabyo yababwiye, kandi mama arahari yagombaga no gutabaza iwabo ati umwuzukuru wanjye arapfuye. Yego nuko ntiyabibabwira, nanjye ntibabimbwira. Bwarakeye Mariya murumuna wanjye najya muhamagara akanga kwitaba. Haciyeho iminsi nk'ibiri aza kunyitaba, ndabwira se ko nzi ko nakurwaje nkemera nkiteranya naho narindi kubera wowe, nkakuraraho Mariya kubera wowe, ikintu cyose nkakigufashamo. Kubera iki wagize ibyago ugapfusha umwana kandi umwana wawe kari wo wanjye? Kubera iki wapfusha umwana ukabimpisha? Impamvu nabikubwiye ngo nuko nzi ko ugira umunwa ngo wari kubivuga. Iryo jambo yararimbwiye ati impamvu nabikubwiye nuko nzi ko ugira umunwa wari kubivuga. Ndabwira se umuntu wapfuye barabihisha, kubivuga bigutwaye iki? Naho kumbi bo bumvaga ko kubera ko ngewe navuganaga na se w'umwana, shobora kuba barumvaga ko nindamuka mbivuze ndahururana na se w'umwana, kandi urumva umwana umuhungu bari bamaze kumwambura uburenganzira ku mwana we, baramwiyandikishijeho n'amazina baramwisa yabo. Yego. Urebye nkeka ko bumvishije ko bishobora kubateza ibibazo bagafungwa, ntibabimbwira nabo ntagire umuntu n'umwe babimenye. Baraza umwana baramushyingura birarangira. Ikibi baje kumukorera murumuna wanjye n'ubu ntarongera kubyara. Ise akomeza kuba umugore w'uwo mugabo se? We ikintu namukundiye ni umusazi yarazi kwivumbura akabivamo, ntago yabibayemo n'igihe kirekire. Ariko yabaye umugore we. Yabaye umugore we. Wabaye umugore we nawe aba umugore we, murumuna umugore we. Yego. Nawe umugore we. Kandi ibyo byose nubwo byabaga nta numwe we kamvuge mwisiboneye hafi, nta numwe agombaga kumenya ko ibyo bintu biba. Wapi nta agombaga kumenya ko ndi umugore we, nta agombaga kumenya ko mama yari umugore, ariko nk'abantu barabikekaga. Ubwo tubibamo gutyo. Ese urumva murumuna we yahabaga gute atari umugore we? Yego yabaga ari umugore we. Ngewe nabaga mbizi iwe yabaga ari abantu bumvaga ko ari umwana wese ko ntacyo bapfana. Nabo byari byarabayobeye. Yego. Nabo babirebeshaga amaso gutyo gusaba, nta kintu bagombaga kurenzaho. Nta nubwo bafite uburenganzira bwo kwinjira urugo rw'abandi ngo bagiye gushaka ayo makuru. Kandi nambaraga ibitenge nkabyambarira mu nzu, nasohoka nari mfite ijipo ndende nambaraga, ntabwo igitenge nagisohokanaga wenda ngo ibyo bintu babikeka. Kuba warabaye umugore w'uwo mugabo ufite imyaka 12, ubwo waretse kuba umugore we ufite imyaka ingahe? Ndumva no kuvuga ko ari umugore biteye ataryo pe. Ibyo bihe nabivuyemo muri covid nari mfite imyaka 18 muri 19. Wamaze imyaka 6 uri umugore w'uwo mugabo. Noneho ikindi nongeraho, mbere njya kuhava, impamvu yatumye nyamukuru mpava ntorotse gutyo bigatuma bafata umwanzuro ko ngomba kujya kwa mama wacu, nari maze kumenya ko bafite umugambi ko ntuzuza 18 bagomba guhita bantera inda bakambyaza. Nari maze kubimenya ko ngomba guhita nterwa inda nkabyara ngo kugira ngo amarere nyagabanye ngume hamwe. Majije kubimenya nanjye nibwo buryo nashatse ko nahava, ndagerageza ngize Imana iramfasha ndahava. Mpava gutyo cyakoza mpavuye, ntago nigeze nongera. Nese kutabareze mu buyobozi? Mu buyobozi rero ugize imyaka, wari ufite imyaka 12 ubu umugore we. Iyo myaka ntago umuntu w'umugore.
wabihamya tujya kurega umuntu mudahuje noneho n'ubushobozi ko yamaze kugira amafaranga. Umva niba muri umuntu wanjye yarapfushije umwana bagatanga ruswa ku kagari kugira ngo ashyingurwe bitageze kure ngo babafunge, yari afite n'ubushobozi bwo gukora n'ibindi. Mama ubwo muri inshuti? Mama n'ubu ngubu kubera ko ibyo bintu byose ngewe impamvu mama ntago turi inshuti, yewe reka mvuge ko tunangana cyane. Kubera ko ngewe nkimara kwanga kuba umugore w'uwo mugabo, uwo barakomezanyije, ngewe nabaye nk'ikizira kuri we. Indukomezanya n'undi? Mama n'uwo mugabo bakomeje ubushuti bwabo. Yego, okay. Ngewe nabaye ikizira kuri bo, ntabwo nta n'ijambo nari nyifite, kandi n'ubu ngubu byagizeho ingaruka kuko ntabwo nshobora guhamagara kwa nyogokuru ngo mvuge ngo mfite ikibazo. Rero naje kubyara. Ubwo ntabwo wabubeshyira mama? Ntabwo namubeshyera. Kuko impamvu namubeshyera bakuru be barabizi, byaje kugeraho nyine mbona ko ntabwo nabiceceka ngo babone nangana na mama gusa batazi icyo napfuye nawe nyogokuru ntayo yapfuye amatwi, ntabwo yumva neza, ntabwo nari kubona uko mbimuganiriza ngo azabyumve byose. Ahubwo nafashe umwe mu bana be ndabimuganiriza byose muhera imuzi. Byose uko byakabaye ndabibabwira, barambwira ati wararenganye, ariko nta kundi twabigenza, ihangane n'iryo jambo. Kugeza n'uyu munsi babiri muri famiye yabo nibo bumvikana, baguhuza ni nabo mbasha kubwira ibyo byose bakanyumva, ariko nta kindi kintu kijyanye n'ubuzima kindi bafite ubushobozi bwo kumfasha. Noneho abandi nabo basigaye, ko turi umuryango mugari, abandi nabo basigaye mama yaje kubiyungamo, noneho nawe ababwira ibye by'uko namunaniye. Ntabwo ngira ngo nta nubwo yigeze ababwira ibyo byose. Yego. Ntabwo ari gutinyuka kwimena inda ngo avuge ibyo byose byambayeho. Noneho bo nabo ari we nyogokuru numva natekerezaga ko yanyumva, bose bagiye ku ruhande rwa mama, noneho nsigara ndeba gutya, ku buryo nta n'umuntu ushobora kubwira ngo mfasha gutya nibura ngo anabimfashe. Ngo waje kubyara. Byaje kugeraho rero noneho kuba umugore w'uwo mugabo bantezaga inshinge zawo nabo. Reka da. Bantezaga inshinge. Uri umwana? Ku myaka 12 bantezaga inshinge kugira ngo ntazasama ndi mutoya, wenda sinzi uko babitekerezaga, ariko nafataga inshinge. Yego. Muri Uganda? Nafataga inshinge muri Uganda, no mu Rwanda tuhageze n'ubundi rakomeza. Mba muri iyo myaka yose nahabaye nakoreshaga izo nshinge zawo nabo. Noneho nza kwigira inama, ndavuga majije kukurumva nayo maje kwisanzura hariya narahavuye, maje kugera mu yindi societe y'abandi bantu, nkajya numva bavuga ngo napo nimbi, ngo napirangiza, ngo napo nyine. Ntagase ngira amakenga, ndavuga igihe cyose nkoresha napo naba ntazabyara nabigenza nte, umugabo nazashakana nawe ntabyare nazabyitwaramo nte. Ntarifungura ngo mbe nagira umuntu nkundana nawe, kuko nari nkifite iryo hungabana, ntago nabashaga kwiyakira nkundane n'umuntu. Ndavuga uko byasa kose ngomba kwirekura nkagira umuntu nemerera tugakundana nawe, ariko ngiye nari mfite target yo kureba ko nibura yantera inda, nkabanza nkamenya ko nibura ibyo bintu byambayeho nta ngaruka byangizeho. Bimbaho cyakora mbere ubumugisha inda nza kuyitwara, ndabimubwira, ndamugani rero mfite inda, nawe ashakisha buryo ki bushoboka bwose arantunga. Antunze rero urumva nawe nta kintu yari afite, nanjye ubwanjye ibibazo byose nacagamo nta kintu nari mfite na kimwe. Kubaka biratunanira kubera ubukene, tukaye dutangiye gupfa ubusa, tugapfa ubusa, turatandukana. Gane rero ngewe tandukana mu mahoro, ko ntabwo twe twarasezeranye, ndamusezerera namperekeza, dutandukana gutyo. Muraho neza? Yego. N'amahoro? Yego turashima. Yego, genda umunyamakuru witwa Rweme. Witwa? Rweme. Yego, ndi kumwe n'umukobwa wanyu. Witwa Chantal. Chantal? Irindi? Chantal irindi ni? Nzitakuze. Nzitakuze. Yego. Niwe turi kumwe, uramuzi? Ndamuzi. Mupfana iki? Umukobwa wawe. Ni umukobwa wawe? Umubereye nyina wawe?
cyangwa waramubyaye? ndi nyina wabo. Okay, twema turaganira rero mu kiganiro tugira cyitwa inkuru yanjye, atubwira ibyamubayeho hamwe ngo na mama we, urabizi ibyamubayeho na nyina? Ni ukubera ko atagiye amwumva neza, nibyo ko atagiye amwumva neza. No gushaka umugabo akiri umwana w'imyaka mikeya, warabyumvise? Narabyumvise. Yashatse umugabo afite igihe kingana iki? Afite igihe kingana iki? Tubonye afite nka 18 ra. Yatubwiye ko ari munsi yayo. Munsi yayo? Ngo 12 ngo nubwo byatangiye. Ariko nubwo ari icyo gihe byatangiye sibwo yahise ashaka. Yego. Ariko nyine ngo uwo mugabo reka tubyite gutyo, ngo baracuditse akajya namufata ku ngufu, no kubyita gucudika. Yego. Yabikubwiyeho? Yabimbwiyeho. Yego. None se wenda mu muryango iki kibazo mwagikemuye gute? Nkawe kuri mukuru mwagikemuye gute? Hari igihe rero umuryango uba wumva ngo ni umuryango ariko umuryango ukaba udashyize hamwe. Ubwo rero nanjye kubera ko ndi kure ndi muri Kirehe. Yego. Abandi bari mu Bugesera. Yego. Urumva rero nta hantu duhurira pe. Ubwo rero umwana yabaye nyamwigenda. Kereka ari wenda mwebwe mukizi uko bigenza mukamuba hafi, kuko hari n'igihe mbona bishaka nko kumujyana kure. None se mama we ari murumuna wawe, ko numva yarabizi yagize n'uruhare mu gushyingirwa ko uyu mukobwa mbyite gutyo, ariko ntabwo bikwiye kwitwa gushyingirwa ko yari umwana. Ntabwo mwigeze mwicara ngo mumuhane? Kugira ngo nyina icyo kintu aracyemera, ahubwo nakivuze ahita kwanga, kuko n'iyi saha ntiyanampamagara, ntiyanamvugisha. Ntabwo yemera iki? Ntiyanamvugisha, ntiyanakwemera ko byigeze bibaho. Yego, avuga ko uwo nguwo ahubwo ari we mubi. Wowe kandi nta nubwo ari uwo gusa, n'undi na murumuna we niko bimeze. Na murumuna we yashatse uwo mugabo w'uyu nguyu. Rwose pe, niba uwo mwana ari kumva ari kuvuga umubaze na murumuna we ari mu bwihebe, sinzi bamubwiye ikibazo nawe yaba afite. Nese ubwo urumva atari ikibazo cy'uwo mubyeyi? Ni ikibazo giteye ubwoba ahubwo, ariko njyewe nabuze ikintu nagikoraho, kuko nese niba murumuna wanjye atanyiteza akaba atamvugisha ngo mufatire abana nabi, nagerageje gufata akagahungu shakisha ukuntu kabaho nako kari kagiye kuba nk'abo. Ubw'amahirwe mbona ahantu gakora naho ko kari aho i Kigali. Ubwo rero iyo ngize amahirwe nkabona uko umwana ajya mu Kigali, nkabona uko azabona uko abaho mu minsi iri imbere, abo ngabo rwose barahagorewe. None se uwo mugabo wabaye umugabo wabo, wagira ngo sinabazi rwose. Uwo mugabo wabaye umugabo wabo, wafashe ku ngufu uyu Chantal, akaza no kuba umugabo w'uwo murumuna w'uyu Chantal. Ego manisho, ibyo sinshaka kubyumva. Kubera iki kuki mutigeze mukomakoma ngo uwo mugabo mubwiye muti nyamara ibyo si byo? Ni muntu ki uwo muntu? Uwo muntu rero ngo arakomeye, nta nubwo ngewe ubwo ku isaha nta n'ubona. Ntawe nzi, ni ukumva ngo ejo afata umugore agafata na murumuna we, ejo agafata abona na nyina. Namenye uwo muntu ukuntu ateye Rwanda, afite abadayimoni bamukoresha, nta nubwo ari we. Mbona afite izindi mbaraga akoresha, mbona atari uko bagenda bamubwira. Yego. Numva atari we, numva ari izindi mbaraga. Nese ko mva ngo afite umugore akagira na murumuna, abana byaratanye. Kuko umugore we wa mbere baratanye, yarigendeye. Yabitubwiye. Ubwo rero ibintu arimo akora ubu ngubu muri iyi minsi wumva biteye ubwoba, kandi ngaho reba njyewe ndi muri Kirehe, ahantu wumva muri Mahamba, abandi bari mu Mutara. Ese urambwira namenye ibyabo?
biragoye. akana kanganye agasaza kabo ngabo niko ngerageza gufasha n'abo ngabo barigorewe. Ntabwo byoroshye, biraguye pe. Ndetse nakomeje kubyumva ngewe bagenda bahimbwira kuri fone n'izi saha abo bana baheruka kera n'uwo mukobwa uri aho ngaho muheruka kera n'abana mfite harimo abo bahura ntibamenyane. Mbega nta miryango y'iki gihe mugabo we. ibyo bintu ntabwo bikubabaza nka nyina wabo? Ibyo bintu bikubabaza gute nka nyina wabo? Ngewe ndabuze ikintu nabikora udetse nabikora hiki. Nawe ngira inama umbwira ukuntu nabigenza. Biragoye, ndumva nawe ntazi icyo kuvuga. Noneho ngaho reba uwo muntu simuzi, ni ukumva ngo yakoze ibi, aherutse gukura muri umuntu we mu bitaro mukuru ADEPR Nyamata, numva ngo yamushatse, numva umwana ngo yahavuye, numva ngo yagezeyo baramuhamba. Ibintu namenya ari ibiti koko, ibintu ntahagazeho. Mana nawe nta kintu mbona nakora pe. Kuva hano kugera iwacu hari urugendo rw'ibihumbi 30. Uwo mugabo wumva akwiye iki? Asaba ari umuntu ufatika bafata bigakunda, niba ntazi n'imbaraga zimukoresha akwiye guhanwa n'amategeko. Ntabwo ari byo n'ubundi. Amazina yawe tuyavuze nta kibazo? Amazina yawe witwa gute? Ngewe yego, murakoze cyane. Imana iguhe umugisha ko wemeye kuganira natwe. Oya nge nta kibazo pe. Imana iguhe umugisha. Oya ntari mufate nk'uwanyu. Yego rwose urakoze. Mufate nk'uwanyu pe. Yego. Uko mbyumva numvise inkuru ndavuga nti nyina w'uyu nguyu kumuhamagara nabwo sibye ko n'uyu mukobwa wacu atabyifuza kumuhamagara wumva muri aya mafuti ye. Kenshi nyine hari ubwo byaba atari byo, niyo mpamvu nashaka kubanza kubaza nyina wabo ari we mukuru we kugira ngo twumve burya tuba tubyumva uko byifashe. Ariko Chantal umuhe nimero ze, hari ikibazo za mama? Nta kibazo ndazi ko. Mumvugishe zime. Oui, muraho neza? Ni amahoro? Ni amahoro. Yego, murakomeye? Ngenda umunyamakuru, nitwa Rweme. Ndi kumwe n'umukobwa wawe witwa Chantal, uramuzi? Ndamuzi. Twemo turaganira mbwira ko inkuru ye numva nkeneye kuguhamagara ngo nkubaze. Yambwiye ko yashatse umugabo akiri umwana muto cyane kandi ngo ubigizemo uruhare. Ntabwo mbizi. Ntabwo bize gute? Ibyo ntabwo ngewe mbizi. Ntabwo uzi ko yashatse umugabo? Ntabwo mbizi. Uwo nzi yashatse n'uwo batandukanye bakanabyarana kandi yari akuze. Uwo wundi we ntabwo bizi? Ntabwo muzi. Nta wigeze ubyumva? Oya ntabwo mbizi. Kandi ari umwana wawe mama? None se niba ari umwana wanjye mvuga ibyo ntazi? Okay. Uramukunda se uyu mukobwa? Ese wakwanga umwana wabyaye? We aragukunda se? Uko bize? Nzi ko nta kibazo mfitanye nawe ibyo niba atankunda ntabwo mbizi ngewe. Yego. Ntacyo muherukana ryari? Waba warabyaye umwana ukamurera agakura agashaka ukamwanga atakuze cyangwa ngo waramwanze akiri umuto yahaye? Muherukana ryari? Muherukana ryari? Yego. Nakwibwirire nawe. Okay. Sawa urakoze, amakuru twifuzaga ubwo twayamenye, murakoze. Sawa. Okay. Nuko nyine uwo ni mama wa Chantal
ubwo ntacyo tutumvise. Yego Chantal, ndumva nta kindi cyo kubaza, sibyo? Nta kindi cyo kubaza, reka dusoreze hano. Ariko abatwumva bajye batwumva, twumve n'inkuru z'abantu nyine tuzumva uko, sibyo? Tuzumva uko. Yego, nibyo nadusoreje ikiganiro inkuru yanjye hamwe n'uyu mukobwa wacu. Mureke tumufashe, umva yahuye n'ihungabana, abashobora by'umwihariko kumufasha mu by'ihungabana ni ukuri bamufashe. Mwaba mugize neza, mwaba mugize neza kandi bikomeye, kubera ko yahuye n'ibikomeye kandi bikomeye. Yego, Imana ibarinde, baho umugisha. Ndifuza ko Chantal uyu munsi mumufasha. Reka mpamagaye Dismas. Uyu nguyu ni umuntu wize ku bintu bya conflict management, I think. Dukunda kuganira, aramutse atwemereye yaduha akanya tukamubaza sike bino bintu byakemuka gute, wenda famiye nk'ingi yacitsemo kabiri. Naho neza Dismas? Naho neza Derek. Yego, urihangana, uri kuri kamera. Okay. Ndashaka kubaza, ndi kuganira n'umwana w'umukobwa, n'umukobwa n'umubyeyi ukiri muto ariko yahuye na reka mbyite n'amakimbirane mu miryango. We na mama avuga ko batumvikana, avuga ko ngo yashyingiwe akiri umwana muto cyane, bimugiraho ingaruka ku buryo nyine atangiye nyine ngo afite imyaka 12. Uyu munsi ufite imyaka ingahe harya Chantal? 24. Uyu munsi afite imyaka 24, ariko ibyo bintu biracyamugarukamo. Ni ibintu nyine kugira ngo yumvikane na mama we watumye ashyingirwa gutyo, nubwo uwo yashyingiwe ari watangiye kumufata ku ngufu afite imyaka 12. Nk'ibyo bintu bivugaho iki? Wamubwira iki ko ari kukumva? Wenda birashoboka ko ari ikibazo asangiwe n'undi muntu uri kutwumva, bashaka ijambo rikomeye cyangwa ry'ihumure ryo ku muntu w'umwe expert by'umwihariko mu byerekeranye n'amakimbirane mu miryango n'ahandi. Mbere na mbere mpore ahuye na experience neze gutyo, ikintu kidakorwa mu marangamutima y'umuntu ukiri mutoya gutyo ndabyibaza. Ariko kandi ntabwo ari iherezo ry'ubuzima, hari icyizere cy'uko umuntu ashobora kongera ubuzima bwe bukongera bukagaruka, akongera agasubira ibintu, akongera agakira. Ni urugendo ruko rushoboka. Ikindi mubaza ko igihe wumva umuntu akeneye ubutabera, kumva agombye kuba birica byaraciye mu butabera, igihe yumva ari ubundi buryo yumva yakomfotamo ibyo bintu mu buryo bw'ati no, ntabwo nakumva uburyo byatangiye gutyo. Afite uburenganzira ku butabera, ariko kandi hagati ye n'umubyeyi bashobora kuzura iyo sano ya kimuntu, kuko akenshi hari igihe ababyeyi bakora ibintu twari uko ari nko kwirwana, ariko azi ko bikorwa, ariko akazamenya ko ibyo bintu yakoreye umwana we nawe ubwe bimubabaje, ndetse bimushyira mu ishyira intera hagati y'umwana n'umubyeyi. Akenshi niko bigenza. Abavuga bati turababaye ko twembi tutabasha kunoza imibanire yacu twembi, rero hari ukubaherekeza bombi bya kinyamwuga cyangwa se umwe kuri umwe, mu buryo bongera kuzura iyo sano yabo hagati y'umwana n'umubyeyi. Ariko kandi ntabwo twakwirengagiza ko n'amategeko abivugaho, ndetse uruhare ndimo, ariko aya makuru nayo ni byiza ko bayamenya. Nyuma navuga ko hari umubyeyi ashobora kuba yumva ari icyo yicuza, hari umwana nawe ashobora kuba yumva ari icyo yishyuza umubyeyi. Akenshi nuko biba bimeze, ariko bakaba bumva mu by'ukuri batazi ngo niho guhera. Experience ntikamira amarangamutima, inaniza umuntu mu bushobozi bwa kamere ku buryo yumva nta kintu kimushishikaza mu buzima bwe, akumva nta kintu ashaka gukora ku buzima bwe none. Ariko kandi iyo amenya inzira y'uko ashobora gukira, ashobora gukora urwo rugendo rwo guhobera ibyo bintu uko byabaye, none agatangira kubikoraho mu mabara yabyo,
haba hari icyizere ko asubirana umuntu bwiwe ubuzima bwiwe akongera kuba ibuntu, hanyuma n'umubyeyi agatangira gufata responsibility z'ibyabaye. Ubu nibwo umwana atangira kumva justice, atangira kumva nk'abonye ubutabera, abonye ubushuti bwe n'umwana bw'ugarutse. Tukirengagiza ko akenshi ari ababyeyi baba barabikoze gutya ariko bazi ko bikorwa bitewe n'ubumenyi bukeya n'ubushobozi buke n'izindi mpamvu nyinshi, ariko nanone ntabwo biba bihereza, biba bibitagatifuza ngo bivuze ko umwana bitagomba kuba byaramubabaje cyangwa byaramusikaniye gutyo. Umwana nawe nubwo mahaba ariko ko bikorwa ababyeyi ko babikorwa, ariko umwana nawe icyo kintu gikozwe mu marangamutima y'umwana n'umuntu mukuru. Rero kumvana ku mpande zombi bituma isano yabo ishobora kugaruka, no kumva bashobora gufata responsibility y'ibyo bintu, bombi wese agafata uruhare rwe kuri icyo kintu cyabaye, cyane cyane ababyeyi. Yego Dismas, murakoze cyane. Icyo twifuzaga kumva n'icyo yifuzaga kumva nkeka ko yacyumva. Murakoze cyane. Ndabashimiye kandi amahoro. Yego amahoro, tunagushimira ku byo udufasha by'umwihariko mu biganiro Inkuru Yanjye byubaka benshi. Imana iguhe umugisha. Yego Pendi. Yego arakoze cyane Dismas. Muramuzi mu biganiro byacu bitandukanye. Niha dusura ikiganiro Inkuru Yanjye rero kubifuza kumufasha mu buryo bw'ubushobozi, mu buryo bwo kumukurikirana muri ubwo buryo, kugira ngo ayo makimbirane, ibyo byamubayeho, gufatwa ku ngufu, kugushaka akiri muto bishire. Tanga nimero telefone ya Chantal. Nimero yanjye ni 079 49. Yego. 02 548. Yego urakoze. Yego.